cyari rwagiye nta kintu usize kandi urabona nyine biri bigenda gutya kugira ngo bigende bikora mukibona nyereba mungu wagiye nta kintu usize nta mafaranga nta cyose turarya ndarya gute nawe kandi nta mafaranga nta mafaranga none amafaranga cyangwa bigenda bikora nsi ndabwirirwa ahangaha nta mafaranga agiye nta mafaranga mwese basi uratabara cyane mwese ko mbishimiye nawe uri burye twongere agenda bafite basi njye kubifata kuri buri kintu none ko nta mafaranga mfite ndagira ngo bigende gute genda nyine njye ku iduka ubwo ngubwo tuzaba tuyishyura okay banajwajwa ariko sha wini mereza nimero y'uwo muntu kuri WhatsApp tujajabe turebe sawa mesi kwa nyadora amasaha yagufasha Imana y'amagakazi family kwiba saba abantu gusenga isanga igihumbi nabyo ndabirana Cumi ry'amarira cumi ry'amagana cumi ry'ibibazo byenda ariye n'ababyeyi
Imana igiye kuvuga yabihanagure abaremerewe bose baturibibabona ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana. Aleluya Yesu. Oh, aleluya Yesu.
yaba basi nayo mbona n'ahandi hantu n'iki naje nzi ko nje kubaka nzi ko nje guteta nzi ko ubuzima bugiye kundyohera kumbe nayo ndi kubumvira inyuma Mana kuki ari njye ibintu byose wahisemo ngo bimbe ntabwo nakora ndi kubana ubuzima ntabwo nakora ndi kubana ubuzima mpuze nirinda ikintu cyatuma nicuza ariko wigeze kumva nangiye kwicuza kandi byose byatewe no gufata umwanzuro mubi Mana ndaremerewe umutima wanjye sinishoboye kwihanganira ubuzima mbayemo kurica ari umukobwa mwiza wiyubashye wubaha Imana murugo bameza buri kimwe cyose nari nta n'umuntu wo muri famiye nyihamagara nkanyita kubera amahitamo mabi no gufata umwanzuro nawe ngishije inama ndiherera njya mu nzu nkarira nawe ndirira nawe urumbwira ntaki Mana ibiri kumbaho byose urabizi no aho bigeze inzara igera kuzayicika burundu nta muntu wo muri famiye nahamagara bose ntibakinyitaho kubera guhubuka kwanjye no gufata umwanzuro nawe ngishije inama Mana ni wowe uzi ibyanjye byose niba waramwongera ari ryo geno ryanjye Mana kuki wabyemeye wabonye mu bantu bose twabyirukanye mu rungano rwanjye ari njye uberewe n'umuruho Mana ariko nawe ndakurenganya ubundi se njye wabaye ikigoryi injiji nkanga kumvira abavandimwe wabona ari n'igihano wampaye ariko ibi byose bizarangira gusa ndaremerewe pe ubuzima buragoye ndirire ndetse nawe ndirira nta muntu n'umwe mfite wo kuririra usibye wowe Mana yo mu ijuru niba wowe ukimfitiye imbabazi kuki
nafashe umwanzuro wo kubana n'uyu mugabo koko kuki natekereje kabiri nari umukobwa muto nkiri muto hari abana hariya urungano rwanjye babayeho neza ubuzima burasharira no kwihangana pe uje muri ibi bibazo ndi gucamo uzima ko wanda ukabona ni kukurya